ifite imyaka ngahe? Imyaka 72. Mwakiriye mute ibirori by'uyu munsi? Ibirori nyine barabiduteguje mu kiliziya batubwira yuko tuzabona umwana wungutse muri iyi paruwasi aribwo bwa mbere tumubonye. Twumvise twishimye no mu mutima no ku mugaragaro hose kuko tubonye imfura ya kiliziya. Abakilisito muri Paruwasi ya Kirarambogo iherereye muri Diyoseze ya Butare bakiranye ibyishimo Padiri Filipo Bimenyimana, Umupadiri Umwe rukumbi ukomoka muri iyo paruwasi ifite icyicaro mu Karere ka Gisagara mu Kagali ka Rwamiko mu Murenge wa Muganza. Nitwa Atanazi Kazihise, abantu muyoboke wa Kiliziya Katolika hano muri Paruwasi ya Kirarambogo. Ndetse nkaba nshinzwe akarere k'ubutumwa ka Nzebwe ariho iyi paruwasi yubatse. Rero ni ibyishimo bikomeye cyane. Twagerageje kugira abana benshi bajyaga muri seminari ariko bagacikiza bataragera kuhabwa ubupadiri. Ni byiza cyane kuko ngeho navuke muri iyi paruwasi, niyo wenda kera yari santarari ya kera yitwaga Kirarambogo, ariko tukaba turi muri paruwasi ya Mugomba. Ariko bongo ni ibyishimo byinshi kubera ko twabonye umupadiri uvuka hano bwa mbere. Ni ibyishimo nakubwira, n'ubwo iyo witegereje abantu bose bari baje kureba umupadiri wacu, urabona ko ari ibyishimo bikomeye cyane. Byumvikana niwe mupadiri wa mbere, abandi bajyaga kwiga bakagera hagati bakabicikiriza. Iyo ko mbifata cyangwa se uko mbibona, harimo ubugwari bw'ababyeyi ariko hakabaho n'ubugwari bw'abajyaga mu seminari, kuko abantu batari munsi ya 15 cyangwa 12 barigaga ntibarangize, nuko bakabivamo batararangiza. Ariko tugize amahirwe yo kubona umuntu wa mbere muri no paruwasi, aho ibereye paruwasi uhabwa ubusaseredoti. Niyo mpamvu tugiye kumva misa y'umuganura. Asante sana. Je nitwa Paul Girashebuja, mvuka Isaga kwa Petero Kabwana. Data yari umukuru w'inama ubuhiza na Kibango. Ubu rwose ndumva nishimye, meze nk'uwageze mu ijuru. Ngombye kuva imuhira ntabasha gukora, ntabasha kugira gute atari ibyishimo. Ku cyumweru tariki ya 12 Nzeri 2021 mu gitambo cya misa cyatuwe na Padiri Bimenyimana ku nshuro ya mbere muri iyo paruwasi akomokamo, ababyeyi be, inshuti ze, Abakilisito n'abayobozi b'inzego za leta bose bagaragaje ibyishimo nk'uko byagarutsweho mu mbwirwaruhame zatangiwe mu gitambo cya misa. Uyu munsi w'umunezero kuri Padiri Bimenyimana ni umunsi w'umunezero rero ku basaleziyani ba Mutagatifu Yohani Bosco, kuko Padiri Bimenyimana Filipo ukomoka muri Paruwasi ya Kirarambogo abaye umupadiri w'umusaleziyani, ndetse kugeza ubu akaba yaramaze guhabwa inshingano muri Paruwasi nshya Kimihurura, aho agomba kungiriza padiri mukuru wayo. Jona muzamajambo menshi numva ntayanongeye bivuze ijambo bwa nyuma uje uhagishanye ibyavuzwe byose numva babivuze na byose. Nakubaha Padiri mukuru wacu w'Iparuwasi, nakubaha Padiri Mushasha Rushagari, banyakubaha abasaseridoti, yanyibagiye n'umusaseridoti nawe nyene aheruka kuba umusaseridoti cyo bundi kuri Goma, abanyana b'Isereziyani bajya kuba abasaseridoti muri hano, bihaye Imana, abakuru mu buyobozi butandukanye, Abakristo bavandimwe wese mu byubahiro bye, Kristo yeza gusura. Uyu munsi urabona yuko ari umunsi mwiza. Ni izina rya Padiri Provincial wacu, bamwita Padiri Umwe, ayoboye umuryango w'abasaleziyani ize akarere cyangwa bita province y'ibiyaga bigari igizwe n'u Rwanda, Uburundi n'Uganda. Turasubiye gushimira Imana cyane
ikaduha uyu musaseredoti mubona ari hano dusubire igikorwa gishimisha umusaseredoti ava mu muryango turashimye cyane bari ababyeyi bumvise icyiyumviro cy'umwana barakibangamira baramureka araza none murabona ibyiza tugeze ko iyo bakabaho iyo bakamubyara tuba turi mu byishimo nk'ibi ntabwo nababwira iti niba bakibyara baduha kandi bitagenze gutyo naho abuzukuru barahari n'imiryango irahari ubwo waguhaye n'abakabongera turashimiye cyane iyi paruwasi padiri mukuru yavuze yuko bazinanye n'umupadiri wacu bafatanyije urugendo yari kuza kuba umupadiri wo muri diyoseze ariko murabona yaje mu muryango w'abasalesiyani ariko ni umusaseredoti ubutumwa muri kiliziya reka naho adashobora kuza muri paruwasi mugabo turishimije yuko mwafatanyije urwo rugendo kandi mwiteka kuri mwebwe iyo uherekeje umwana cyangwa umusore hanyuma akagera ku cyo imana yamuteguye impande ntabwo amashimwe kimwe yose twebwe abasalesiyani abasore baza baje kuba abafurera cyangwa abasaseredoti twebwe ikintu tubanza kwitwa ni izina ry'umusalesiyani ibyo by'umusaseredoti n'ubufurera tuza kubicanga cyane kurupangura nyuma kuko twavuga tuti agitugiza amasezerano twitwa abasalesiyani hanyuma tuvuga ati umusalesiyani ni umusaseredoti umusalesiyani ni umufurera buriya mubona hariya yohaguruka mukamubona buriya bamwita furera niyo bita umufurera abandi bakaba abapadiri abandi bakaba abafurera none rero uno ni umusalesiyani w'umusaseredoti. nyuma ya misa twabashije kugirana ikiganiro na papa ubyara Padiri Filipo Bimenyimana, mama we ndetse na mushiki we, maze nabo bagaragaza ikibari ku mutima. Uratangira unyibwira hanyuma umbwire uko wakiriye ibirori by'umuhungu wawe. Murakoze, nitwa Jean Marie Vianney Ndiwamungu. Uriya ni umuhungu wanjye wahawe ubupadiri kuri 25 z'ukwa karindwi. Twarabyishimiye cyane. Twebwe kuva akiri umwana yakoze urugendo rurerure, cyane cyane akiri umwana mutoya yabanje kuba umuhereza. Genda avuga ko ari nacyo yayo mpamvu yaba yaratumye agera no kuri uriya mpano yo kuba umusaseredoti. Akimara kuba umuhereza yakomeje ajya kwiga, ariga kugeza ubwo yageze ni Kigali, ariya Mureto ho ku Icyicaro niho yigaga, ni naho yamenyaniye n'abari abasalesiyani, ari umuhereza wabo. Ubwo rero niho yahereye impano ze. Amaze kurangiza kwiga amashuri ye aho yigaga, nibwo yahitaga ageze imuhira, yahitaga avuga ati yewe ndashaka kugira ngo njye kwiha Imana mu basalesiyani. Ntabwo nigeze muhakanira, nambwiye nti rwose uzagende. Yaragiye rero abifashijwemo n'abapadiri barimo Padiri uriya Padiri Deo Birindabagabo wari Paruwasi ya Mugombwa. Noneho ni wamweretse inzira yahagomba kunyura. Ubwo amaze kugenda, tumaze kuba Paruwasi ya Kirarmbogo, nibwo yahitaga abonana rero na Padiri Bosco, nawe aramukomeza. Aho Padiri Bosco nawe haviriye, yahise haza uriya Padiri mukuru wacu Padiri Manuel, nawe aramukomeza. Wenda tunyarutse gato,
nk'umubyeyi wabyaye umwana akabamo padiri hano batubwiye ko ari nawe wa mbere ubaye hano ubyumva ute ni we wamufashije cyangwa wakubwiye ngo ndagengeye kuba padiri? yewe rwose kuva twakamubyara twamubatirishije vuba vuba ayahabwa ukarisitiya ya mbere yarakira umwana mutoya urumva ko twamureraga tumwigisha amasengesho agira gute ariko sekuru yakundaga kumbwira ati yewe ngize amahirwe nazabona umwana wanjye cyangwa umwana wo mu bana banjye w'Imana. Ubwo nawe akumva ibyo ngibyo ubwo yarabyumvise rero Imana iramufasha none icyo yashakaga yakigezeho yabaye umupadiri. Murakoze cyane. Mukecuru turatangira utwibwira hanyuma utubwire uko wakiriye ibi birori by'umuhungu wawe intambwe yateye. Ibirori ko byakiriye. Witwa nde? Nitwa Venansi yamutuye. Rero ko byakiriye bose nuko abishimishije cyane. Kuko igihe cyarageze umwana areka pe. Sinzi ko ibintu nzabigeraho. None Imana irabimfashije mbigeraho. Imana yarankomeje umwana akomeza amashuri none icyo yashakaga akigezeho nanjye gifite umwuka w'abazima biranshimishije cyane. Gira ubutumwa umugenera kuri uyu munsi. Ubutumwa mugeneye ni uko azakomeza inzira yatangiye ntazacika intege. Urakoze cyane. Nitwa Tuyizere Cecile, umusaza wanjye yabaye umupadiri byashimishije cyane baramuhaye paruwasi bityo rero nanjye bikantera kwiga vuba nanjye nkazagira icyo nigezaho nkatera ikirenge munsi. Uzaba masere? Nibinkundira nzaba ari umuhamagaro wanjye. Umubwire ubutumwa bagira ubutumwa umugenera kuri uyu munsi. Ubutumwa namugenera ni uko yakorera Imana nk'uko yabisabye nk'uko banabimuhaye kandi natwe turamushyigikiye kandi turamukunda.